كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله bisobanuye kugaragaza. Izhar ni kugaragaza nuni sakina igihe yabanjirije imwe mu nyuguti esheshatu za izhar, ni kugaragaza nuni sakina ndetse na tanwin igihe byabanjirije imwe mu nyuguti uko ari esheshatu za izhar, arizo hamza, ha, ain, ha, ghain ndetse na kha. Izo nizo nyuguti za izhar. madda ikaba ifite inyuguti, umwanditsi w'igitabo aratubwira ngo hurufuhu, inyuguti za madda ni eshatu. iya mbere al alif, iya mbere ni alif, wahiya la ta'ti illa sakina. iyo alifu ntago igiza uretse kwiza ifite sukuni. maftuha ma qablaha, ndetse inyuguti yabanjirije iyo alif ifite sukuni, inyuguti ifite. Musa alayhi salatu wassalam yabwiye Imana subhanahu wa ta'ala, aramubwira ngo ya rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih. Musa yabwiye Imana subhanahu wa ta'ala, arabwira ngo ewe murezi wanjye, allimni shay'an, nyigisha ijambo, adhkuruka wa ad'uka bih, najya nkoresha ndi kugusingiza kandi nkanarikoresha ndi kugusaba. Imana subhanahu wa ta'ala ibwira Musa ati ya Musa qul la ilaha illa Allah, vuga ijambo la ilaha illa Allah, ujye bari ukoresha unsingiza inshuro nyinshi, ubari naryo ukoresha uri kunsaba. Musa abwira Imana, aramubwira ati ya rabbi kullu ibadika yaquluna hadha, abagaragu bawe bose bavuga iri jambo bararikoresha, ariko Mana nagira ngo umpindurire ijambo ryanjye ry'umwihariko. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقة